Mu murwa w'ubwami bwa se wa Zuki, uwo mwami akaba yaritwaga Bahaduru. Aho yari atuye yahamagaje inama ibwami. Bahaduru yari yicaye ku ntebe ye ndende y'ubwami yitegereza abo yahamagaye. Hari abasirikare bakuru, abajyanama b'ibwami ndetse na Rawuru wari wicaye iruhande rw'umukobwa wa Bahaduru ari we Zuki. Bahaduru yarateruye agira ati, ndambiwe agasuzuguro ka Raja. Yanze umukobwa wanjye Zuki, yirengagiza amasezerano nagiranye na Semeleki akiriho kandi ntiyubaha umuco. Yanze umukobwa wanjye ahitamo kubana n'umukobwa ufite inkomoko itazwi. None ndagira ngo mumbwire ni iki twakora? Umwe mu bajyanama be yaramushubije ati, nyagasani, niba ushaka kwihorera, inzira imwe ni uguhirika Raja ku butegetsi nk'uko we na Rawuru mwabitekereje, ariko kugira ngo tubigereho tugomba kugira ingabo zihagije. Rawuru yahise avuga ati, nzi ko tugomba kubigenza. Nzaganiriza ingabo mu ibanga, njye n'umwami Bahaduru tuzaha amafaranga menshi, ntizizanga gufatanya natwe. Icyo gihe tuzaba turindiriye igihe gikwiriye. Mu gihe Raja we n'ubwami bwe bazaba badatekanye, nibwo tuzabatera tukabatwara ingoma. Bahaduru yatangaje ibyo bari baraganiriye mu ibanga, ashaka ko nabo bajyanama babimenya. Ati, Rawuru, nzaguha Zuka kubera umugore. Ugiye kuba umukwe wanjye kandi uba umwe mu bayobozi b'uru rugamba. Uzafata igice cya mbere cy'ingabo, nanjye nza n'igisirikare cyanjye inyuma. Umwe mu bajyanama yumvise bitumvikana ukuntu mu masegonda make banogeje urugamba bagafata imyanzuro nta jambo na rimwe bavuze kandi babatumijeho nk'abajyanama. Yasabye ijambo bararimuha, asaba ko basubiramo neza aho urwango rwose rwaturutse ku buryo nabo barabasha gutanga inama zishingiye ku bifatika. Rawuru wari umusaza w'umugore wa Meleki yahise yiyemeza kubibabwira, ahera ruhande ati, ndavuga mu ncamake, nzi neza ko mushaka kumva ibyo musanzwe muzi. Mwese ntimuyoboye ko Aisha yatoraguye mu ishyamba. Ubuzima bwa Aisha bwatangiye mu buryo butazwi. Yatoraguwe n'umwami Meleki ubwo yari agiye guhiga. Umwami yishe ababyeyi batabizi kuko yarakurikiye Aisha. Yasanze se yapfuye na nyina yapfuye ahetse Aisha. Yabishe baje gufata inyamaswa bari bateze mu mutego. Umwami yabuze aho abajyana, abazana ibwami barashyingurwa, yemera kurera Aisha nk'umwana we, agakurana na Raja nawe wari ukiri uruhinja, ndetse n'amazina bayabahereye rimwe. Twese nta n'umwe uzi neza inkomoko ya Aisha. Ababyeyi be bazwi bapfuye, ntawe ubaza ari bazima, ntawe uzi ba sekuruza. Bose bari bateze amatwi. Rawuru akomeza kubabwira ati, abo bana barareranywe, bakurira hamwe, baza gukundana mu ibanga. Ibyabo byakomeje gukura n'urukundo rurakomera, ariko Raja yari yarasezeranyijwe gushyingiranwa na Zuki, umukobwa w'umwami Bahaduru. Njyewe Rawuru nari narasezeranyijwe kubana na Aisha. Haburaga iminsi 2 ngo Aisha adashyingiranwe, kuko njye ndi musaza w'umugore wa nyakwigendera Meleki se wa Raja. Icyo gihe nibwo byose byapfuye. Aisha na Raja bamaze kumenya ko batavukana, bajya kwihisha mu mujyi wo ku nkengero z'inyanja ngo babaneyo. Nyuma y'iminsi mike barafashwe basubizwa ibwami. Raja yirengagije amahame y'ubwami yo kwemera uwo bamuhitiyemo, yemera ko akunda Aisha utazwi. Byateje impagarara kuko Aisha atakomokaga ku muryango w'abami. Meleki se wa Raja amaze kubona ko ibintu bigiye gusenyuka kubera urukundo rw'aba bombi, yagize agahinda gakomeye. Yararwaye aza gupfa, ariko asize avuze ko Raja agomba kuba umwami, Aisha nawe akimikwa nk'umwamikazi. Abagize inama y'ibwami bamwe barabyanze, bavuga ko atazwi neza, ariko Raja yirengagiza ibyo byose. Aisha yimikwa nk'umwamikazi nubwo nta bubasha ahabwa ku byemezo bikomeye. Njye Rawuru numva ari njye wakagombye kuba ndi kumwe na Aisha, mu gihe Zuki mureba yakagombye kuba ari kumwe na Raja. Bahaduru yasabye ko bamushimira, nawe ati, murumva ko amasezerano y'ubukwe bwa Raja n'umukobwa wanjye Zuki yapfuye burundu. Ibyo ntawe bitatera kugira umujinya ukomeye. Nibyo byatumye ntuma kuri Rawuru ngo mubwire agahinda mfite, kuko nari mbizi ko nababajwe no kutabana na Aisha kandi yari yarasezeranyijwe kuzabana nawe. Nagize amahirwe Rawuru turahuza. Mu gihe Raja yeretse Rawuru ko atari ugomba kubana na Aisha, akanyereka ko Zuki adakwiriye kubana nawe, natwe tugomba kumwereka ko atari ugomba kuyobora ubwami bwa Semeleki. Yarababajije ati, ese murumva nzumvikana na Raja? Ntitwakumvikana kuko umukobwa wanjye yarasebeye, baransuzuguye. Raja na Aisha bagomba gupfana, n'ubundi bikundanye birajyana. Uwo mwana twita agomba gupfa ataravuka. Murumva ko urugamba rutari kera? Icyo gihe Rawuru azasimbura Raja ku ngoma, Zuki amubera umwamikazi. Nibwo umubano w'ibihugu byombi uzakomeza nk'uko byahoze Meleki akiriho. Zuki yitegereje Rawuru, aramwenyura, amufata ukuboko. Yaravuze ati, ntidushobora gutsindwa. Raja yishyize hejuru, ariko tuzamwereka ko ubutegetsi bwe ari nk'umuyaga. Inama yarakomeje. Bahaduru na Raja bakomeza kuganira n'abajyanama bategura uko bazatera Raja. Umwami yarakomeje ati, dufite amahirwe yo guhirika Raja mu gihe gito. Ubwami bwe buracyari buto kandi hari abantu benshi batamushaka. Nitudakoresha amahirwe ngo dutere Raja nonaha, tuzabura byose. Rawuru nawe ati, kugira ngo dutsinde tugomba gukorana n'abantu be b'imbere. Hari abashobora kudufasha tugatsinda tutavunitse. Mu byo bakomeje kuganiraho harimo ko Rawuru yagombaga kuyobora igitero cyihuse ku ngoro y'ibwami, hagafatwa Raja ari muzima.
Ingabo za Bahadur zagombaga kugota umurwa mukuru zigafunga inzira zose kugira ngo hatagira abacika. Bamwe mu barinzi ba Raja bari kuba baramaze kugurwa bagombaga gutanga amakuru y'imbere mu ngoro ku gihe. Mu gihe Raja na Aisha bari kuba bafashwe bagombaga guhita bicwa hatabanje kuba imyigaragambyo mu gihugu. Bahadur yahise ategeka ko ingabo ze zitegura ndetse n'intasi zabo zigahita zijya gutata uko ibwami kwa Raja byifashe. Raoul we yohereje ubutumwa bw'ibanga kuri bamwe mu barinzi b'imbere b'ibwami kwa Raja abasezeranya kubaha amafaranga, zahabu n'ifeza kugira ngo bemeze kuzagambanira Raja. Mu gihe Raja na Aisha bari bagishimangira ubuyobozi bwabo, ingabo za Raoul na Bahadur zari ziri hafi kugaba igitero. Ibi byashoboraga kuba iherezo ry'ubwami bwa Raja n'inzozi za Aisha zo kuba umwamikazi ufite ububasha. Hashize ibyumweru bike Raja yimitswe nk'umwami, Aisha yahawe icyubahiro nk'umwamikazi. Icyakora ubwami bwari butangiye kugira ibibazo. Hari ibihuha byacicikanaga ko hari abantu bigaragambye bavuga ko Aisha adakwiriye kuba umwamikazi. Ibindi byavugaga ko bamwe mu basirikare ba Meliki batizeraga Raja nk'umuyobozi mushya. Ku mugoroba umwe Raja yicaye mu rwambariro rwe yitegereje Aisha wari wicaye ku buriri. Aisha nawe yaramwitegereje ati ko wagira ngo ufite ikibazo gikomeye. Yaramusubije ati ndahangayitse. Mu minsi mike ishize twafashe abantu babiri binjiraga ibwami nta burenganzira bafite amabaruwa yanditswe na Raoul. Aisha yahise ahagarika ibyo yakoraga aramureba ati Raoul. Raja yarakomeje ati yego, ayo mabaruwa yakanguriraga abasirikare bacu kungambanira. Aisha yagize impungenge ati ni ukuvuga ko Raoul ashaka guhirika ingoma yawe. Raja yaramwitegereje amukoraho ati wagize ngo ni Raoul gusa ko na Bahadur arimo. Aisha yahise ahaguruka ati none se tugiye gukora iki? Raja ati humura, amabaruwa twayafashe ataragera kuba yari yoherejwe. Bari bayohereje bamwe mu basirikare bashinzwe umutekano wanjye, handitsemo ko bazabaha zahabu, ifeza, diyama n'ibindi ngo bangambanire. Kandi ntibari kubyanga kuko ubwami bwa Bahadur bufite amabuye menshi y'agaciro. Icyo twagikomye mu nkokora ku ruhande rumwe ariko nta wamenya, wasanga hari ukundi ubutumwa bwa Raoul bwabagezeho. Uretse n'ibyo, Bahadur nawe ageze kuri imyiteguro. Hari amakuru avuga ko hari abasirikare na kinyeshyamba ziri gutorezwayo ngo zizazane n'ingabo za Bahadur bahirika ubwami bwanjye. Aisha ati none se nyine ugiye gukora iki? Yarahangayitse cyane. Raja ati ngiye guhita mpamagara inama yihutirwa. Yarabikoze, abasirikare be bakuru bahita bahamagarwa. Umusirikare mukuru witwaga Javed wari umwe mu bantu Raja yizeraga cyane, yahise yinjira mu cyumba cy'inama mbere y'abandi. Yarazi amakuru. Raja aramubaza ati amakuru ufite ni ayahe? Javed ati nyagasani, twamenye ko ingabo za Bahadur n'iza Raoul ziri kwitegura kugaba igitero. Bamwe mu basirikare bacu batangiye kuburirwa irengero, hari abatangiye kugambanira ubwami. Raja yahise ahagarara ashinga inkota hasi, arakaye cyane ati ubwami bwacu ntibuzahirima. Tugomba gutegura intambara kandi abo bantu bari boherejwe amabaruwa bose bakicwa kuko wasanga barabimenyeshejwe mu bundi buryo. Yamusabye ko babanza kubica mbere y'uko inama itangira. Javed wamwubahaga cyane yihutira kubishyira mu bikorwa. Aisha we yasaga n'ahatuje ariko mu maso higanjemo igihunga. Yaramenye ko urugamba rugeze hafi kandi ko we na Raja aribo bari bagambiriwe. Yitegereje umugabo we abona yikomeje ariko nawe yari azi ko bishobora kurangira nabi. Aisha aramubwiye ati Raja, ndifuza kugira uruhare muri uru rugamba. Ntidushobora kwicara dutegereje ko batugabaho igitero. Raja yaramwitegereje amusoma ku gahanga ati Aisha, uri umwamikazi wanjye kandi ndakwizera. Iki si igihe cyo gutinya ahubwo ni igihe cyo kurwana. Abasirikare bamaze kwicwa, inama yaratangiye. Javed yamubwiye bimwe mu bimenyetso byagaragazaga ko umwanzi ari hafi. Ati bamwe mu bacuruzi baturuka mu bwami bwa Bahadur bavuga ko babona ingabo nyinshi ziri guhugurirwa ku mupaka w'ibihugu byombi, ngo babonye umwambaro w'ingabo zacu mu nzira kandi bari bakiri mu gihugu cya Bahadur. Ibyo bigaragaza ko hari abatangiye kugambanira umwami. Yarakomeje ati mu gisirikare bamwe batangiye kwitwara nabi, hari abivumanga bavuga ko badahembwa uko bikwiriye. Bamwe muri bo basohotse mu ngoro y'ibwami ntibongera kugaruka. Ikigaragaza ko ubugambanyi bwa Raoul bukomeye ni uko bamwe mu batwari b'ibihugu twari tubanye neza kuva kera batangiye guhagarika ubucuruzi. Batangiye kwanga kohereza ibiribwa n'amavuta. Bibwiraga ko aboherejwe ya mabaruwa ya mbere bose bishwe, ariko hari indi baruwa Raja yahawe n'umwe mu batware be. Yamuburiraga ko hari abantu bari kumugambanira. Yari yanditswe n'umuntu utazwi igira iti nyagasani, hari abashinzwe umutekano wawe barimo kwakira amafaranga n'amazahabu avuye kwa Raoul. Barateganya kugufata ku manywa y'ihangu, nibamara kugutera bakakwicana n'umwamikazi. Ibyo byose byatumye Raja akeka ko abantu bose bashidikanyaga kuri Aisha bavuga ko adakwiriye kuba umwamikazi ari abagambanyi. Yanze kugira icyo abakorera ahubwo asaba Javed kubagumishaho ijisho. Mu gitondo cyakurikiyeho amakuru yatangiye kugera muri rubanda, bamenya ko ingabo za Raoul na Bahadur zatangiye kwegera imbibi z'ubwami bwa Raja. Abasirikare be bari bayobowe na Javed nabo batangiye gutegura uburyo bwo kwirwanaho. Aisha we yari yicaye mu ngoro aho yari kumwe n'abagore b'ibwami n'abajyanama be. Nubwo yari atwite ntiyashakaga kuba inyuma mu birebana n'umutekano w'ubwami bwe.
Raja yinjiye mu cyumba asa n'ushaka kuvuga ibintu bikomeye. Yarebye Aisha mu maso, amufata ukuboko aramubwira ati urugamba rugiye gushyuha. Twabonye ubutumwa bwemeza ko Raoul yamaze kwambuka imbibi. Ingabo ze n'iz'ubwami bwa Bahadur ziri kwerekeza hano. Aisha yahise ahaguruka ati niba Bahadur na Raoul bahuje abasirikare bivuze ko bafite umubare munini. Raja ati nibyo, ariko ntabwo badufite, tuzazirwanya tuzitsinde. Mu masaha ya kare umwotsi watangiye kuzamuka ku nkengero z'umurwa mukuru. Ingabo za Raoul na Bahadur zari zatangiye kugaba ibitero. Inkota z'ibyuma zarasakuzaga, amafarashi atangira kuza yiruka mu nzira z'ubwami bwa Raja. Raja yari yamaze kwitegura kare. Javed yari umuhanga cyane mu rugamba, ahuza umwami kujya ku rugamba ngo bataza kumwicirayo, ariko aranga. Mu gihe ayo mafarashi yatangiraga kwinjira mu gihugu cye yiruka, abasirikare bayagenderagaho biteguye kurasa. Raja na Javed n'ingabo zabo bari bayarindiriye ngo bice abayagenderagaho bigishyushye. Raja yari imbere yambaye ikoti rikomeye ry'ibyuma, afite inkota ye ndende. Javed yari ku ruhande rwe yiteguye kuyobora ingabo. Raja yavuze ashinze inkota hasi ati niba bashaka intambara barayibona. Ku rundi ruhande Raoul na Bahadur bari bafashe icyemezo cyo kugabanya imbaraga z'ubwami bwa Raja, bagaba ibitero mu byerekezo bitandukanye. Bumvaga ko bashobora kugota ingabo ze, ariko Raja yari yabanje gutegura urugamba mu buryo bw'amayeri kare cyane. Mu gihe ingabo za Raoul zari zerekeje ku marembo y'umurwa mukuru, Raja yari yateguye igitero cyo kubasatira akabica bataragera kure. Ingabo ze zasanganiye za Raoul zazaga ku mafarashi maze barazihindukirana. Mu minota mike gusa bamwe mu basirikare ba Raoul batangiye gutatana. Icyakora nubwo bari batsinze, kuko Raoul yari afite abantu batamenyereye urugamba, dore ko bari batojwe mu minsi mike gusa, ingabo za Bahadur zo zari zigifite imbaraga. Zari zigifite icyizere cyo kwinjira mu murwa mukuru, cyane ko zari zaciye mu kindi cyerekezo. Aisha nawe yari yarwinjiyemo, yarahagaze hejuru y'urukuta rw'ibwami yitegereza uko ibintu byari bimeze. Yari azi ko ari igihe cy'ingenzi cyo gufata icyemezo. Yari umwamikazi, ntiyari umuyobozi w'ingabo, ariko kubera uburambe yari afite mu bitekerezo by'ubuyobozi, yahise atuma ku bari bashinzwe umutekano w'imbere mu ngoro ati mwitegure gusohoka tujye gufasha abasirikare ku marembo. Benshi baratangaye kuko batakekaga ko Aisha yashoboraga kujya ku rugamba, ariko we yari azi ko iyo ntambara itari iya Raja gusa, ahubwo ko yari iya bose. Intambara yakomeje gufata intera, ingabo za Raja zirwana zivuye inyuma. Nubwo ingabo za Raoul na Bahadur zari nyinshi, zari zatangiye kugaragaza intege nke. Byagaragaraga ko zashoboraga gutsindwa mu gihe Raja yakomeza ntasubire inyuma. Ingabo ze zari zimushyigikiye, abagambanyi hafi ya bose barishwe, abandi barashyizwe mu nzu y'imbohe. Aisha aho yari hejuru y'urukuta rw'ibwami yitegereza uko urugamba rugenda, yabonye ko ingabo za Bahadur zari ziri kwinjira cyane mu marembo, ariko inyinshi zari zikambitse hafi y'ishyamba ryari hafi y'ubwami, rimwe banyuzemo bacika igihe we na Raja bacikira hafi y'inyanja. Yatumye kuri Javed umuyobozi w'ingabo aramubwira ati bashaka kwinjira mu marembo, ariko hari ingabo zabo nyinshi ziri hirya y'ishyamba. Yatanze itegeko ati nabo bagomba kubagota. Javed yahise ahitegeka ingabo za Raja ryo kujya mu byerekezo bitandukanye, bakazenguruka ingabo za Bahadur zari ku marembo. Byateje akajagari mu ngabo za Bahadur bituma zitatana. Zari zimaze kubona ko zigiye kugotwa. Mu gihe intambara yari igikomeje, Raja yateguye igitero gikomeye cya nyuma na nyuma. Ubwo yayoboye igitero cyo guhura na Raoul, bahurira mu kibuga cyari hagati y'inyubako z'ibwami. Raoul yavuye ku ifarashi ye ahagarara imbere ya Raja aramubwira ati watwaye umugore wanjye, none ugiye kwakira n'urupfu. Raoul yasoje kubivuga afata inkota. Raja yamusubije afite icyizere ati wari uzi ko intsinzi ari yawe kuva na kera, ariko reka tubirebe nonaha. Bamaze kuvugana basaba ingabo zabo gusubira inyuma ngo bo ubwabo barwane, uza gutsinda undi ingabo ze zimanika amaboko. Bahise barwana, inkota zabo zirakangarana. Raoul yari umunyembaraga, Raja ari umunyamayere. Raja yigize nk'umunyantege nke, ahangana no kwirinda ko inkota ya Raoul yamutema. Yarikengaga gusa agasa n'udashaka kumwica. Bamaze amasaha menshi Raoul agerageza kumwica, Raja ahunga kandi yikinga, bigera ubwo Raoul yumva ananiwe. Raja akibibona yanyuze ku ruhande rwa Raoul amukubita inkota ku mutima, undi ataka cyane ahita agwa hasi. Ingabo ze zamaritse amaboko, Raja ati muzice. Bazirayemo hafi ya zose barazica, izindi zirahunga. Bahadur nawe yari amaze kubona ko ibintu bigiye kumukomerana. Yararwanye cyane, ariko ingabo ze zatangiye guhunga. Muri ako kanya Javed yamugabyeho igitero gikomeye, amufata ari muzima. Raoul na Bahadur bamaze gutsindwa, Bahadur ashyikirizwa Raja. Abasirikare be nabo bahise bamanika amaboko bemera ko batsinzwe. Kubera ko bari bigabanyijemo kabiri, Raoul ari kurwana ukwe ku ruhande rwe na Bahadur ari kurwana ku rundi ruhande, ariko bafatanyije kurwanya umwanzi. Nyuma yo kunesha impande zombi, abasirikare ba Raja bamaritse amacumu n'ingabo zabo hejuru. Aho bari hose berekana ko batsinze. Raja yahagaze imbere ya Bahadur aramubwira ati mwagambaniye ubwami bwanjye, none urumva ntabwo ikiye gihano. Bahadur yasabye imbabazi ati nashutswe na Raoul. Raja ati nigute umuntu w'umwami bamushuka? Bahadur ati nukuri mbabarira. Raja yaratekereje abwira abasirikare bati ntabwo mwica, arafungwa.
bizatuma hatagira uwongera kugambanira ingoma yanjye. Bahadur yoherejwe gufungirwa mu mwobo wa gereza ahantu hatarimo urumuri. Nyuma y'igihe gito ibi byose bibaye, Aisha yabyaye umwana w'umuhungu. Abantu bose b'ibwami barishima cyane, noneho bamuhaga icyubahiro cyahabwaga abandi bamikazi. Mu rugamba yari yaragaragaje ko ahubwo arenze ku bandi bose babayeho. Yari asigaye afata ibyemezo mu nama bikagenderwaho. Yarahawe rugari kurusha uko abandi bamikazi babayeho muri ubwo bwami byari bimeze. Raja yarebye umwana we ahitamo kumwita Kirani, bisobanura urumuri. Ubwami bwishimiye intsinzi ndetse bakora ibirori bikomeye. Ubwo Bahadur yafungwaga, igihugu cye cyari gisigaye kitagira umwami. Muri ubwo buryo byasabye ko hagomba gushyirwaho undi muyobozi w'agateganyo mu gihugu cye kugira ngo ibintu bikomeze gukorwa neza kandi habungabungwa umutekano. Muri iyo minsi Zuki yagize agahinda gakomeye nyuma yo kubona ko umushinga wo guhirika ubwami bwa Raja utagishobotse. Yari yarateye intambwe nini yifuza kuzaba umwamikazi, ariko birangira ayo mahirwe amucitse. Raja bifuzaga kumushyingira yaramwanze yibanira na Aisha. Rahul wari bagiye kuzahuzanya amarira nawe yicirwa ku rugamba. Yibajije uburyo yagiye ashyira umutima we ku kintu cyose ariko ntibimuhire, agahorana ibyiringiro byo kuzaba umwamikazi bikanga. Na se akaba yari afunzwe, ubwami bwabo burimo akavuyo kenshi ko gushaka uwamusimbura, birangira yiyahuye. Nyuma y'igihe kinini Bahadur afunze, Raja yatanze itegeko ryo kumufungura. Aisha yahoraga amusaba kumurekura ngo ajye kugwa mu gihugu cye cyahoragamo imvururu. Nyuma yo gufungurwa yasubiye mu gihugu cye, ariko asanga hari impinduka mu buyobozi. Byabaye ikibazo gikomeye kuko abari bagize ubwami bw'igihugu cye bari barashyizeho undi muyobozi w'ubwami kandi atari n'umuhungu we nibura. Nawe ubwe baramusuzuguraga kuko yatsinzwe urugamba akanafungirwa mu kindi gihugu. Ntibari kwemera ko Bahadur asubira ku buyobozi bwabo. Yari mu gihombo kuko umuyobozi mushya yari yarafashe icyemezo cyo gukomera ku buyobozi mu buryo bukomeye. Ku rundi ruhande, Raja na Aisha babanye mu mahoro, bayobora ubwami bwabo mu bwenge, noneho barashyigikirwa kuko hari hashize igihe kinini nta mwami urwana urugamba. We n'umwamikazi bari bagaragaje ko bashobora kurinda igihugu. Yashimiye Javed wabaye umwizerwa, amugororera bikomeye. Nubwo mama wa Raja yababajwe na Rahul umusaza we, yishimiye intsinzi y'umwana we. Umusaza we yashatse guhirika ubwami bw'umwana we Raja. Yabaga ahangayitse iyo yumvaga ko umusaza we ashaka kumwicira umwana n'umukazana. Yabaye hatuje kandi yumvamo cyane Aisha, amwakira nk'umukazana. Aisha yabaye umwamikazi wemewe, ukunzwe n'umwami, agakundwa n'abaturage, ingabo n'abandi bayobozi bose. Yari afite ijambo mu bwami. Icyizere n'amahoro byari byaragarutse mu gihugu. Raja yatangaje hakiri kare ko umuhungu we Kirani agomba gukora yiteguye kuzayobora ubwami mu gihe azaba atakiriho. Uyu ni umusozo w'inkuru yose ya Aisha na Raja. Niba warayikunze ntugende utabitweretse. Tuzabane no mu zindi nkuru z'ubutaha.